Muraho neza, tuza ko mumeze neza. Uyu munsi tugiye kuvuga kuri Bitcoin Logs. BTC Logs niyo faucet ya kane ya company bita Logs. Nukuvuga ngo niyo iri gutanga ubu. Nukuvuga ngo rero wogikanda kuri link urahita wisanga kuri dashboard imeze gutya, aho bagusaba kwiyandikisha. Ukanza hano kuri sign up hano hejuru, cyangwa se ugakanda hano hasi kuri sign up. Hose birakunda, ubundi ugatangira ukiyandikisha. Okay, ugikanda kuri sign up rero tugera aha, aho bagusaba hano urashyiramo username wifuza gukoresha, hano ushyiremo email, hano password, hano nanone password isubizemo. Ikindi urebe ko hano hepfo hari referral code ya John Lee, nibyo biri bugufashe kutangirana na bonus, ndetse ugatangirana balance yawe igaragara. Noneho ugahita ureba hano hasi ko captcha yafungutse. Iyi captcha iyi iyo yamaze gufunguka uhita uza ugakanda kuri sign up. Urabona rero hano ko handitse ngo success, ubwo nayo ndahita nza handi hano kuri sign up kugira ngo ufungure account. Yes, ahakanda. Ukimara kuhakanda uhingukire hano. Urabona ko hano ugeze muri dashboard. Hano uhita ukanda kuri OK kugira ngo iyi spin ya mbere ubanze uyibike. Urakanda ku hano kuri OK hano. Yes. Noneho maze gukanda spin ukayibika, urahita uza hano kugira ngo urebe ko bonus yawe yagezemo. Urakanda hano ubundi uzamuka, urabona ko yagezemo hano rwose, yabaye imwe, ni spin imwe. Ubwo rero iyo ukimara kwiyandikisha baguha spin 10. Ikindi ukimara kwiyandikisha ugomba gufata gift code. Iyi gift code nayo uba ugomba kuyifata kugira ngo nayo n'izo Bitcoin nawe zijye kuri balance. Hano iyo umaze kuhakanda uhita ubona ko hano harimo gift code. Hano iyi ngiyi niyo ukandaho igahita imanuka hano hasi. Noneho utekereza ko captcha yafungutse. Yes, captcha yamara gufunguka rero uhita uza hano ugahita ukanda hano hasi kuri redeem gift. Hano kuri redeem niho ukanda, ubundi ugatangira kubona balance yawe iri kuzamuka neza. Yes, urabona ko balance yawe yazamutse. Iyi ni yanjye, ubwo nawe nubikora nawe yawe leta izamuka gutya. Noneho reka dukurikizeho indi step ikurikira. No kuvuga ngo urakanda ku turongo dutatu, kandi kuri home ubundi tugera hano nanone, aho noneho tugiye kuverifyinga email. Urakanda hano hejuru kuri verify. Kimara kwakanda kugeza kuri dashboard, aho bagusaba gukanda hano hepfo handitse ngo verify. Aha kuri verify niho ukanda kugira ngo wohereze message kuri Gmail yawe. Urabona ko bagaragaje ubutumwa bugaragaza ko ugomba kujya kuri Gmail yawe ukaverifya email. Naho reka tujyeyo. Aha ni muri Gmail, ukabona neza iyi ni Gmail nkuko dusanzwe tuyikoresha. Ubu rero urayikandaho. Kimara gufunguka wowe kiri bukore urarefreshinga kugira ngo message zawe zihagera. Urabona ko hari hejuru handitse ngo support BTC Logs. Iyi rero niyo tugiye gukandaho kugira ngo tuverifyinge email yo muri iri account. Urayikandaho, noneho uzamure ukande kuri iyi link. Iyi ngiyi isa n'ubururu, iyi ngiyi niyo uri gukandaho kugira ngo verifyinge email yawe. Kimara kuyikandaho barahita bakugeza hano bakwereka ko email yabaye verification yakunze. Nukuvuga ngo iki ni ikindi gice. Noneho urahita ukanda hano kuri home kubera ko verification yawe yakunze. Urahita ukanda no kuri home kugira ngo usubire inyuma. Yes, urabona ko tugarutse muri dashboard yacu. Ikindi tugiye gukurikizaho, tugiye guclaiminga. Nukuvuga ngo uburyo amafaranga akorwamo uraclaiminga, kandi urabona ko uko amarevo agenda akurikirana, aya marevo ukagenda akurikirana, ni nako tugenda twinjiza amafaranga. Turi kuri Stone, niyo revo ya mbere izajya idufasha kwinjiza amafaranga. Hano rero kubera ko wamaze kuverifyinga email, urabona ko hano reward zikubye kabiri. Nukuvuga amasaha 28 izo claiminga kuri Stone zigomba kuba zikubye kabiri. Ubwo rero iyo captcha yamaze kuvivuka gutya, iyo yamaze kuza gutya, uba ugomba gukanda kuri claim reward. Urabona ko bari kuvuga ko nyuma y'isaha umuntu agaruka aclaiminga. Kandi urabona ko kuri balance yanjye hari hejuru, balance yanjye urabona ko yatubutse rwose.
Okay, niba nagira ngo mbereke byo muri faucet rero byo kwiyandikisha. Niba video yagushimishije kora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona n'izindi video. Ndiza ko mukomeza kugwa neza rero. Ndabakunda cyane, mugire umunsi mwiza.